Njye nitwa Solange Muhirwa, ndi umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi ry'imiturire mu mujyi wa Kigali. Ubundi master plan abantu ukuntu bayumvaga, bayumva mu buryo navuga butari bwo. Umuntu aba yumva ngo master plan iri aho ngaho, twe dutegereje ko abazungu cyangwa se leta izaza ikatwimura ikaduha amafaranga tukigendera, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Kigali ni iyacu twese tugomba kuyituramo, kandi hari n'imishinga tugenda dukora kugira ngo buri wese yibonemo, yumve ko nawe hari uruhare rwe afite rwo kugira ngo ashyire mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Wenda nk'urugero nk'ahantu hagiye hari imiturire y'akajagari mugenda mubona muri Kigali, murabona nka kino gice cyo mu Biryogo, ahantu twita mu Gatare, harangwaga n'imiturire y'akajagari. Ikintu twakoze, twashyizemo ibikorwa remezo by'ibanze kugira ngo abantu bahatuye nabo batangire kuba bavugurura mu bushobozi bwabo, tuvugurure imiturire yabo, ariko bakomeze bature aho ngaho. Ntabwo tuba dushaka ko abantu bumva ko Kigali atari iyabo. Kigali ni iyacu twese turakenerana. Abantu baturuka cyane cyane mu ntara bakaza gutura i Kigali baje gushaka akazi. Kigali niho akenshi umuntu abona job opportunities, niko navuga, niho abona amahirwe yo kubona yabona akazi. Ubwo rero ntabwo abo bantu baba baje bakugana nurangiza ngo birukane. Niyo mpamvu dushaka ko abantu bose batura muri Kigali, ariko bakaba batura mu buryo bwiza budashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imishinga tugenda dukora muri no minsi ni imishinga yo kugira ngo tuvugurure imiturire y'ahantu hagiye harangwa n'iyo miturire y'akajagari. Umushinga wa mbere twakoze ni hariya mu Biryogo. Ubu turi gukorana kino gice cyo muri Gitega hose. Gitega hari n'agace ka Kimisagara ndetse n'agace gatoya ka Muhima, n'agace gatoya ka Rwezamenyo. Turahita dukurikizaho hano muri Nyabisindu na Nyagatovu. Ntabwo ari ukwirukana abantu bahatuye, ahubwo ni ukubashyira ibikorwa remezo by'ibanze, noneho nabo bakaba babasha kuba bavugurura. Ubu noneho no muri no mpeshyi tugiye gutangiza campaign yo kugira ngo dusabe abantu babe babasha kuvugurura amazu yabo muri iki gihe cy'impeshyi. Muziko mu mpeshyi ariho dukunda kubaka. Ni ukugira ngo abantu bose biyumve ko Kigali, iyi master plan ibareba. Kigali ni iyacu twese, ntabwo ari iy'abantu bamwe. Ni twese tugomba kuba twumva ko bitureba gushyira mu bikorwa kino gishushanyo cyakozwe. Hari igihe umuntu aza akareba urabona tuba dufite nka image kugira ngo iba yafasha abantu ni nko kudreaming, kugira inzozi. Umuntu akaza akavuga ati none se aya ma etage ubu koko nanjye ndimo? Twese turimo. Hari imishinga tugenda dukora kugira ngo twese twibone muri Kigali. Hari n'undi mushinga twakozeho kuri Mpazi, aho tugenda twegera abantu bagiye bahafite ubutaka, bakaduha ubutaka tukabubakira neza, ariko bagakomeza bagatura aho ngaho. Ibyo byose ni ibikorwa byo kugira ngo tugaragaze ko inclusivity ishoboka, ndetse no kugira ngo tugaragaze ko abantu bose bakomeza bagatura muri Kigali kandi bagatura neza. Hari ikindi kibazo yabajije, abantu bubaka bagera hagati ubushobozi bukanga. Nibyo rwose, hari igihe uba wakoze umushinga ariko bikanga rwose pe, imibare ntibihure. Ikintu dukora master plan, sinzi n'ababagaragarije ikintu cyitwa incrementality, kugenda umuntu yubaka mu byiciro uko ubushobozi bumwemerera ndetse nuko kuri demand isoko rimeze. Umuntu akaba yakubaka mu byiciro, akubaka phase 1, akaba wenda arangirije nko kuri nivo nk'eshatu, akaharangiza, abantu bakaba bakoreramo mu myaka wenda 5 iri imbere cyangwa 3 iri imbere, akaba yakomeza akarangiza. Abantu bagiye bafite inzu zitarangiye tugenda tubabwira ko iyo option ihari, master plan iyemera kandi ishoboka. Aho kugira ngo ugire buriya ufashe nk'amafaranga ukayashyira muri iyo nzu ikabiri aho ngaho ikamara imyaka 5 iri aho, aba ari amafaranga wajugunye ugasanga ntabwo uri kugaruza. Kandi uramutse urangirije nko kuri nk'uko imeze, ukaba wayirangiza, ukaba washyiramo abapangayi bakaba bagufasha no kwishyura banki, bigufasha kuba nawe wabona inyungu kuri icyo gishoro wakoze muri iyo nzu. Ubwo ni bumwe mu buryo tugenda tubwira abantu bakoresha kugira ngo babe barangiza inzu, aho kugira ngo dukomeze tugira inzu nyinshi zitubatse ahantu hatandukanye muri Kigali.
iyindi option nanone yashoboka ni uko urugero wenda nkanjye ntangiye kubaka inzu birananiye, ntibivuze ko ariko ndamutse mfatanyije na mugenzi wanjye Valence tutashyira hamwe, tutahuza imbaraga, tukaba twabasha kuba twarangiza iyo nzu. Ushobora kuba washaka n'umuntu mwafatanya inzu mukayubaka ikarangira. Hari ikindi kibazo yabajije ngo ese amanegeka ni iki? Amanegeka ni ubwoko bw'inzu cyangwa ni ubutaka? Byose ni amanegeka. Hari igihe haba ari ubutaka butajyanye n'iyo nyubako washyize aho ngaho. Nanone ugasanga ubutaka ni bwiza ariko inyubako iri aho ngaho ntabwo ari inyubako ikomeye. Igisenge umuyaga ushobora kuba wahuha igihe icyo ari cyo cyose igisenge kikagenda. Nanone urumva ko iyo nzu iba ari amanegeka. Wenda nahita ngisubiriza n'ikindi babajije, niba Kigali nta manegeka hasigaye. Amanegeka aracyahari bitewe n'imyubakire y'amazu. Hari igihe usanga ari inzu za poor quality ku buryo nk'umuyaga waza ukaba wazijyana. Niyo mpamvu igihe cy'imvura iyo kigeze twongera tugakora bwa bukangurambaga bwo kuba twasaba abantu kuzirika ibisenge. Abantu batuye ahantu babona amazu ahantu yubatse yashyira ubuzima bwabo mu kaga kuba babimutse aho kugira ngo abure ubuzima. Amanegeka arahari kandi dukomeza gushishikariza abantu babona batuye aho ngaho kuba bakwimuka mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa se bakaba bareba uburyo bavugurura inzu zikaba zajyana n'imiterere y'ubutaka, cyangwa se bakaba bazikora neza ku buryo zitashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikindi kibazo, ikintu gishobora kuba cyatinza umuntu kuba yabona icyangombwa cyo kubaka. Ubundi icyangombwa cyo kubaka muri building code ni iminsi 30, ariko twebwe twaragabanyije dukura ku minsi 30, turavuga ngo ni iminsi 21 kuba umuntu yaba yabonye icyangombwa cyo kubaka ariko yujuje ibisabwa. Hari nk'igihe umuntu akora umushinga wo kubaka ariko ntashyiremo ibintu byose bisabwa kuko checklist irahari, ariko ugasanga ntago umuntu yabishyizemo. Icyo gihe baguha comment, barakwandikira bakakubwira ibintu ukosora. Hari igihe rero babiguha bakaba baguhaye n'iminsi yo kuba wabikosoye ariko ukayirenza, cyangwa se bigahurana n'uko uwo mwenjeneri afite akandi kazi ntabashe kuba yabikosorera igihe, ugasanga biri gutinza kuba yakongera gutanga bwa busabe bwe kugira ngo bwigweho noneho babe bamuha icyangombwa, cyangwa se akanabikosora nabi ugasanga biri gutinza kuba icyangombwa cyaboneka. Natwe ku ruhande rwacu rwa leta twongereye umubare w'abakozi kugira ngo tube twakwihutisha. Hari n'ubwoko bw'inzu byavuye ku minsi 21 ubu bigeze ku minsi 14, kandi turashaka ko twakongera tukava ku minsi 14 tukaba twamanuka tukaba twagera no ku minsi wenda 7, kugira ngo tube twabasha kwihutisha serivisi. Ntabwo byose ari iminsi 21, hari ibyangombwa biboneka mu minsi 3, hari ibyangombwa biboneka mu minsi 10, hari n'ibyangombwa bigenda biboneka mu minsi 15, hari n'ibiboneka mu minsi 21 bitewe n'ubwoko bw'ubusabe umuntu ari gukora. Tuvuge niba uri gusaba ko icyangombwa cyawe cyo kubaka cyararangiye, uri gusaba ko bacyongeresha agaciro, ntabwo ubundi bijya birenza iminsi 10. Hari ubwoko rero bw'intuza bw'ibyangombwa dutanga bigenda bitangwa mu minsi mikeya, ariko nanone turi kugenda dushaka uburyo twagenda tugabanya ya minsi kugira ngo tube twakwihutisha serivisi, dutange serivisi inoze ku batugana. Ku kibazo cy'igiciro kikiri hejuru ku ma apartment muri Kigali, nibyo akenshi ntabwo ama apartment agiye ari mu mujyi rwagati ntabwo twavuga ngo ni amazu aciriritse cyangwa se affordable housing. Dufite ahantu hatandukanye hagenewe kuba hageza affordable housing hateganyijwe muri master plan. Turi no kugenda dushaka abashoramari badufasha kuba twashyira mu bikorwa amazu ari aciriritse muri context yacu yo mu Rwanda cyangwa yo muri Kigali, kuko ijambo kuvuga ngo inzu iri affordable, wenda ikintu kiri affordable kuri njye kidashobora kuba kitari affordable kuri Valence, kiri affordable kuri Valence gishobora kuba kitari affordable kuri Cesar.
turagira ngo tugende dushyira ku isoko amazu ari affordable muri kategori zacu twese nk'abanyakigali, ariko izo nzu zikagenda ziba ahantu hegereye cyane cyane akazi. Kugira ngo ibyo bintu bizabashe kugerwaho, hari ikigega cyitwa Affordable Housing Fund leta yashyizeho cyo kugira ngo kibe cyafasha abashoramari ndetse kibe cyanafasha n'abantu bashaka kugura ayo mazu. Icyo kigega gituma umuntu ufite umushoramari ufite umushinga wo kubaka inzu ziciriritse abasha kuba yabona ibikorwa remezo. Leta imwubakira ibikorwa remezo, imihanda, amatara, za ruhurura, ikaba yamugereza amazi n'amashanyarazi hafi aho kuri iyo estate, noneho ibyo mbere muri estate akabyikorera, ndetse bakaba banamukorera waste water treatment plant. Ubwo ni uburyo bwo gusukura imyanda. Izo ni ingamba leta igenda ishyiraho kugira ngo tube twabasha kubona amazu aciriritse ku isoko. Hari n'izindi ngamba tugenda tureba niba bitakunda, ese ntabwo nk'umushoramari waba ufite umushinga twamufasha kuba yabona ubutaka. Ibyo ni ibintu bikiri kwigwaho, ndetse no kugira ngo turebe niba hari ibikoresho bimwe na bimwe yasonerwaho imisoro. Ibyo nabyo ni ibintu bikiri kwigwaho kugira ngo turebe ko twabasha kubona amazu ahagije ku isoko aciriritse, ariko akaba yegereye ahantu hegereye abantu bakorera, kugira ngo bibe byanadufasha muri cya kibazo cya traffic management, kuko usanga abantu benshi bari kugenda bajya gutura mu nkengero za Kigali, ugasanga mu gitondo hari wa murongo munini w'imodoka ziza zigana mu mujyi ku bantu baba baje gukora. Mu mujyi rwagati muri CBD dufite gahunda yo kugira ngo habe ikintu twavuga ngo mixed use, he kuba ari ahantu gusa ho gukorera, ari ahantu h'ubucuruzi, habe n'ahantu ho gutura. Ariko nanone kugira ngo tube twabasha kuvuga ngo tugiye kubaka ayo mazu abantu babasha kwafodinga, niho hazamo ya gahunda ya leta ya affordable housing. Niyo mpamvu ngo nasobanuye iyo gahunda ya affordable housing. Ntabwo iyo gahunda irahari no muri master plan birateganyijwe, ariko kuri side ya implementation niho leta naho igenda igira ibyo ikora. Hakaba hari icyo kigega cya affordable housing fund kugira ngo tube twabasha kwachivinga iyo plan dufite, kuko kuri uyu munsi birahari, biri muri master plan, biracyari plan gusa. Ariko kugira ngo ube wabasha kuba wareshya abashoramari baza kubaka ayo mazu, hari ibintu leta igenda yigomwa kugira ngo ibyo bintu tubashe kubyachivinga. Tugiye dufite amazu, ariko turi gushaka uburyo twakongera amazu aciriritse ku isoko rya Kigali, kuko amazu agiye ahari ntago aciriritse mu buryo twifuza. Niyo mpamvu hagenda hazaho izo gahunda zitandukanye za leta kugira ngo tube twabasha kubona stock ihagije y'amazu aciriritse muri context yacu. Hari ikibazo cya Samuel yabajije ku ma petrol station ari ahantu hagati hagenewe imiturire. Ubundi petrol station zifite amabwiriza azigenga. Ayo mabwiriza yari ahari, ubungubu yavuguruwe muri uyu mwaka mu kwa kabiri. Hari amabwiriza mashyashya yavuguruwe. Petrol station kugira ngo wenda reka nsobanure ku mabwiriza yavuguruwe uyu munsi. Petrol station bisaba ko hagati ya petrol station hari buffer ibigomba gusigwa. Ahantu haba hari petrol station hagati mu kibanza ni metero 30. Ayo mabwiriza ataravugururwa, ubundi yavuga ko ahantu hari petrol station n'ahantu hari inzu hagomba kuba harimo buffer zone ya metero 30. Ni ukuvuga ko hari igihe iyo buffer zone yambukiranyaga ikaba yagera mu kibanza cy'undi muntu. Ariko mabwiriza yavuguruwe uyu munsi ari gukoreshwa kuva mu kwa kabiri, avuga ko iyo buffer igomba kuba iri mu kibanza mu mbibi z'uwo muntu ugiye kubaka iyo station, kandi kugeza uyu munsi biri gukurikizwa. Ndetse na rura yari yatanze, navuga ni nka grace period, ni igihe cyo kuba abantu bagiye batujuje ibisabwa bamaze kubikosora, babahaye amezi 3 uhereye igihe ayo mabwiriza yabaye gazetted. Ubwo ni ukugeza mu kwa gatandatu, mu ntangiriro z'ukwa gatandatu. Ariko petrol station zose zihabwa ibyangombwa zujuje ibisabwa. Ikindi yabajije ni abacuruza
ibintu mu buryo buciriritse. Master plan ndumva baberetse ko hari ahantu mu makaritsiye twemerera abantu city overlay kuba bagira amashops. Si ngombwa ngo nanone abo bantu baze kuba bakorera mu mujyi, ku buryo nk'umuntu yaba yifuza nko kuba yagura bombo y'umwana cyangwa yagura fanta y'umushyitsi abonye umutunguye akaba yatega akaza kugura iyo fanta mu mujyi. Hari ubucuruzi bwemererwa mu makaritsiye ku buryo buba bwafasha abantu batuye aho ngaho. Twagiye tubishyira cyane cyane abantu bagiye bafite ibibanza byo gutura, ariko bikaba ari ibibanza byegereye imihanda. Twagiye dushyiraho option y'uko uwo muntu ashobora kuba either yahatura abishaka, cyangwa se yabishaka akaba yashyiraho n'akantu k'ubucuruzi. Ukabona niba wenda umuntu ashaka nko kuba yashyiraho nka kaji mugafasha abantu batuye muri iyo karitsiye, akaba yagashyiraho. Ubwo bucuruzi buri aho ngaho buciriritse bugiye bwemewe mu makaritsiye hagati, kugira ngo bube bwafasha abantu ndetse bube bwanafasha no muri iyo gahunda ya mixed use. Twe kuba dufite nka karitsiye ugasanga umurenge wose hagenewe gutura, habe n'iduka wabona. Umuntu akaba wenda yakenera nk'ahantu yagurira mituyu akaba yayibura, ugasanga arateze aje mu mujyi. Ni ukugira ngo tube twafasha abo bantu bose batuye aho ngaho babe babasha kubona ibintu bakenera by'ibanze hafi yabo. Ubundi ntabwo Kigali ari aho gutura gusa, haba ibintu byose birahemewe, ari inganda, ari ubucuruzi, ari amashuri, ibyo byose birahari. N'ubuhinzi n'ubworozi buremewe muri Kigali. Ahantu hose uzabona handitse ko hagenewe, ndumva zone code yaho ni A3, aho hose hagenewe ubuhinzi n'ubworozi. Ahantu hose haba haragenewe ubuhinzi haba haragenewe n'ubworozi, kuko usanga ari ibintu byunganirana kugira ngo umuntu abe yabasha no kubona yafumbire azajya akoresha mu mirimo. Ahantu hose uri buze kubona kuri master plan handitseho A3 haba haragenewe ubuhinzi n'ubworozi. Kuki basenyera umuntu ufite icyangombwa? Hari igihe umuntu umuha icyangombwa, urugero umuhaye nk'icyangombwa cyo kubaka nk'inzu yo guturamo, akagenda akubaka inzu igeretse y'ubucuruzi. Ugasanga noneho iyo nzu yayubatse itanujuje standard bose, ariko ndumva byo byumvikana, standard z'imyubakire. Ni urugero rwo ngurwo ntanze. Hari n'igihe umuntu asaba icyangombwa cyo gusana inzu adahinduye imiterere y'inyubako. Ugasanga umuntu ahubwo ibintu byose abishyize hasi, aratangiye arubatse. Hari n'igihe nanone umuntu agenda akubaka nko mu mbago z'umuhanda. Ubundi muri building code hari ibyo bagena bituma umuntu niba yubatse akarengera, mbega icyo gihano cyo gusenyera umuntu, hari ibintu aba yishe muri building code birimo. Niyo mpamvu usanga uwo muntu yarahawe icyangombwa ariko baramusenyeye. Akenshi hari igihe aba yubatse ibintu binyuranye n'ibyo yemerewe. Ahubwo se nanone wenda ikindi twakwibaza, kuki uwo muntu agenda akubaka ibintu binyuranye n'ibyo yemerewe kandi yari kuza akaba yabisaba akaba yabyemererwa? Ubundi ikintu twagombye gukora ni ukugira ngo twirinde cyane cyane kuba umuntu yagwa mu makosa atari ngombwa. Uwo muntu yaje gusaba icyangombwa ntago yakimwa. Iyo wamaze no kubona icyangombwa cyo kubaka, hari ikindi cyangombwa dutanga cyitwa modification permit. Icyo ni icyangombwa kiba cyakwemera kuba wamodifiya cyangwa wahindura ibyo wemerewe, kandi icyo cyangombwa gitangirwa ubuntu. Kuki umuntu ajya gukora ibintu binyuranye kandi yagasabye icyo cyangombwa akaba yagihabwa nta n'ikiguzi atanze? Ahubwo ni ukureba uburyo twakora ubukangurambaga, abantu bakajya bamenya uburenganzira bwabo, umuntu akajya akora ibintu byemewe n'amategeko, kuko nta kintu bitwaye pe. Abaturage baraburanye, ariko umwe ari ufite icyangombwa cy'ubutaka, undi we nta kitabwa ko ubungubu yamubajeho umutungo, bajya mu rukiko baramutsinda, maze kumutsinda yanga gusa wa wundi yanga gusubiza icyangombwa cy'ubutaka. Ibyo ni uko bigenda rero. Twebwe dushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko, ni ukuvuga ngo uruhesha w'inkiko arandika agapapuro akavuga yuko kanaka yanze gusubiza icyangombwa cy'ubutaka.
tuba dufite systeme tubitsa amakuru y'abaturage, twe twinjira muri systeme wawundi tukamukuramo tukamusimbuza wabyo watsinze. Cya cyangombwa abafite mu by'ukuri ubanza kugisubiza kiba cyamaze guta agaciro. Wajya muri banki system irabifite kugaragaza yuko nta cyangombwa ufite, wajya kugurisha ufite icyangombwa kita agaciro hashingiwe ku mwanzuro w'urukiko. Ariko na nyamugahe indi example ya kabiri, Jonathan abaje ikibazo cyiza cyane, aho hari umugabo yenda si kese ya Gasabo yareraga umwana w'imfubyi, arangije yamureze akivuka, ababyeyi bahise bitaba Imana, ariko ababyeyi bafite imitungo. Wa mugabo ya mitungo yibaruzaho, biza kugaragara umwana amaze gukura arabigaragaza, aratumizwa nawe akavuga ngo ababyeyi baratufite buriya butaka ngo ariko yabwibarujeho, we yanga n'urundi gusubiza kwikuraho wa mutungo yibarujeho. Umubitsi w'impapuro w'inyandiko mpamo afite ububasha bwo gutesha agaciro cya cyangombwa wari utunze akacyandika kuri wa mwana, ariko byose urabimenyeshwa mu nyandiko. Buriya turebye uyu wa Gasabo twasanga buriya yarabimenyeshejwe, ahubwo iyo agaragaza akarengane cyangwa ikibazo hari ibyo atakubwiza ukuri, arabimenyeshwa. Mu by'ukuri ni aho ngaho ibyangombwa biteshwa agaciro hashingiwe ku mwanzuro w'urukiko, cyangwa se umubitsi w'inyandiko mpamo nawe yamaze gusuzuma agasanga bwa butaka wiyandikishijeho nta bubasha wari ufite n'abarenza wari ufite. Hari n'uwiyandikishijeho ubutaka yakujyanwe n'inkiko gacaca, ariko bayobya amayeri babwandika ku wundi muntu. Ibyo nabyo bigaragaye biteshwa agaciro, ahubwo bwa butaka bucungwa nandi, aho ngaho bucungwa na komisiyo, kuko ngo yari yaranahunze arahunga bene wo babyandikishaho. Bucungwa na komisiyo icunga imitungo yasizwe na beneyo. Icyo gihe rero niho hantu honyine hashobora cyangwa gutesha agaciro, ariko umuturage arabimenyeshwa. Iyo byanze bikorwa hakurikije amategeko ateganya. Murakoze. Bijyanye n'amasitasiyo byo hakenewe ngira ngo indi gahunda yihariye yo kuyavugaho, ariko burya imihanda yose ntabwo yubakwaho amasitasiyo. Hari imihanda igenewe kubakwaho amasitasiyo. Hari uwavuze ati ko mwatubwiye ko muri master plan buri kintu kigeraho cyagenewe, na sitasiyo zigira aho zagenewe kuba. Imihanda yose rero ntabwo yubakwaho amasitasiyo. Uduhanda two muri karitsiye dutoya twubakwaho amasitasiyo. Wenda birashoboka ko hari aho wabonye ikibazo nk'icyo ngicyo, bishobora kuba ari amakosa yakozwe n'urwego rwatanze uruhushya, cyangwa se umuhanda ukaba ugaragara nk'aho ari muri karitsiye, ariko mu gishushanyo mbonera duteganya kuzawuhindurira urwego ukajya ku rwego rwemerera kubakaho sitasiyo. Ubundi sitasiyo yubakwa ku muhanda uri ku rwego rw'igihugu, iyo twita national roads. Ikubakwa nanone ku muhanda w'akarere cyangwa umujyi wa Kigali witwa district road, irimo ibyiciro bibiri: district road class 1 na class 2. Iyo ugiye mu gishushanyo mbonera, iyo mihanda iba ifite ibindi byiciro yahawe, aho ushobora gusanga wenda witwa high capacity urban road, akaba ari umuhanda munini nyine twagereranya no ku rwego rw'igihugu, ukaba se ari major arterial, umuhanda munini twagereranya no ku rwego rw'akarere cyangwa umujyi wa Kigali, cyangwa se minor arterial naho twagereranya no ku rwego rw'akarere, ariko ahantu hari ibishushanyo mbonera. Si mu mujyi wa Kigali gusa, n'indi mijyi ifite ibishushanyo mbonera, iyo niyo gahunda ikurikizwa. Rero amasitasiyo aba afite aho yagenewe, nubwo uyu munsi ushobora kuhabona nk'ahari umuhanda muto, ariko bikaba byarateganyijwe ko uzagurwa ugashyirwa kuri urwo rwego, uba ushobora gutangaho uruhushya rwo kubakaho sitasiyo igihe cyose itabangamiye ibindi bikorwa bihari. Wenda abantu barahatuye ariko za ntera zubahirijwe. Hari ikindi rero cyitwa ngo amahuriro y'imihanda. Sitasiyo ijya ku ntera ingana iki ku mahuriro y'imihanda? Ibyo byose nk'uko umuyobozi yabivuze biri mu mabwiriza ya RURA kandi ahuje n'igihe.